Murakaza neza abakunzi ba Shelf to Self, ndabakiriye ndabasuhuje ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'amahoro biva ku Mana data wa twese bibane namwe mwese, ari abashyashya baje hano bwa mbere ndetse n'abari bahari ubushize bongeye kugaruka. Murakaza neza mwese nk'uko nabivuze ubushize, n'ubu ngubu wenda ku bashyashya nabibasubiramo mbabwira ko this is the channel for you, abagore n'abakobwa bashaka kubaho ubuzima bwubaha Imana. Nkuko mubizi, intego yanjye niyo kubasomera ibitabo by'abantu bandika ukuri, by'abantu banditse ibintu dukeneye nk'abagore muri kino gihe, hanyuma nkabibasangiza tukabyigana. So uyu munsi rero ntatinze nifuje kubasangiza ku binyoma abagore bizera ndetse n'ukuri kwababatura, cyangwa se ubushukanyi abagore bizera. Kubera iki ari ingenzi? Kuki iki ari ikintu dukwiye kwiga? Kuki dukwiye kumenya ibinyoma twizera? Impamvu nuko uhereye ku kuremwa kw'isi, umukurambere wacu Eva yarashutswe, yizeye ibinyoma yabwiwe n'umubi Satani. Murabyibuka mu itangiriro muri Edeni agerageza Eva, amuganiriza amwereka, amubwira iby'Imana, ibitandukanye n'iby'Imana yari yaramubwiye. Eva yemeye gushukikwa, hanyuma bituma icyaha cyinjira mu isi ndetse n'urupfu. So icyo kintu kiri very significant, gifite uburemere bunini, kubera ko natwe abakomoka kuri Eva twese, abakomoka kuri Adamu na Eva twese, twavukanye iyo kamere muri twebwe, kamere yo gushukika. Sinzi impamvu wenda Satani yahisemo gushuka Eva, ariko ni ibintu bisanzwe ko nyine abagore turashukika. Hari ibinyoma byinshi twizera, kandi umuntu ntabasha kubohoka, umuntu ntabasha kuba free, umuntu ntabasha kubona umudendezo atabanje kumenya ibyo yizera, ibyo yashutswemo bitari ukuri, hanyuma ngo abijugunye, noneho rero ahere ko yizera ukuri. Uko niko umuntu abasha kubaturwa, nk'uko byanditswe ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. So rero ndashaka kubaganiza kuri icyo kintu uyu munsi, ku bantu bashaka ibintu byinshi ndi bubasangize uyu munsi biri muri kino gitabo cyitwa Lies Women Believe. Hari abantu wenda muri mwe bagisomye, ariko n'abataragisomye nyine I'm taking you through, ngenda mbasangiza bikeya muri kino gitabo. Hanyuma ikinyoma cya mbere abagore twizera ni uko Imana igomba kudukemurira ibibazo byose. Umugore, ikinyoma cya mbere abasha kwizera ni uko Imana igomba kumukemurira ibibazo byose. Icyo ni ikinyoma. Ibyo bintu bihindura Imana nk'aho ari puppet, cyangwa se ari umukozi wacu ukora ibintu byose dushaka, uko tubishaka, aho tubishakiye. Ikintu kibabaje cyane ni uko muri iki gihe hari abagore benshi bavuga ko bazi Imana, bavuga ko ari abakristo, batekereza gutyo, batekereza ko ibintu byose bashaka Imana ikwiye kubibaho. Kuki ibyo bintu ari bibi? Ibyo bintu ni uko bitwigisha ko igihe cyose Imana itaduhaye ibyo dushaka, isa nkaho yaduhemukiye, cyangwa se bikatuzanira disappointment. Sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko se ni nk'uko kuntu nyine umuntu yumva yahemukiwe, voilà. Ukumva bisa nkaho Imana yaguhemukiye kuko itaguhaye ibyo ushaka byose. Ariko niba tuvuga koko twizera ijambo ry'Imana, ko twizera Bibiliya, tuzi ko Imana itabereho kudukorera. Imana ntabwo ari umukozi wacu. Imana ni uhoraho, Imana ni umuremyi, Imana ni umwami, twebwe tukabibiremwa. Niba hari abantu bakwiye gukorera Imana ibyo ishaka byose, ni twe. Kubera iki? Kubera ko yo yaraturemye, ifite uburenganzira bwo kudusaba ibyo dushaka byose tukabikora. Nubwo tutabikora,
cyangwa se ntitubikora uko ibidusaba, ariko Imana yo nta mwenda ifitiye umuntu. Iki kintu ndabizi ko ari ukuri abantu benshi badakeneye kumva, ariko reka ngisubiremo ko Imana nta muntu ifitiye umwenda. Ikintu icyo ari cyo cyose Imana ikorera umuntu, ikintu Imana iguhaye wowe mugore, yaba iguhaye umugabo, yaba iguhaye abana, yaba iguhaye urugo, yaba iguhaye ibiryo, yaba iguhaye imyenda, yaba iguhaye umunezero, ni ubuntu bwayo biguhereye. Nta deni gufitiye. God doesn't owe anyone anything. Icyo ni ikinyoma rero abantu bizera, kumva ko mu buzima ibintu byose bashaka Imana igomba kubibakemurira. Ikindi ariko ikibazo kiri muri icyo kinyoma abagore twizera, ni uko bituma twibwira ko intego y'ubuzima ari ukubaho nta kibazo dufite. Twigishije ko ubuzima bugomba kubaho buri nta kibazo tubufitemo. That's why we try to fix everything. Twize ko niba umutwe ukuriye uranywa ikinini, niba nta mafaranga ufite yo kugura imyenda kandi wishaka urikopesha, niba umuntu akuvuzeho ikintu udashaka harya sinzi ukuntu bigezweho, hari ukuntu babyita mbese toxic people, abantu bari toxic bakura mu buzima bwawe, uratandukana nabo. Niba marriage iri ikugoye bigoye, umugabo hari icyo mutumvikanaho, urasenya urugo. Kubera iki? Kubera ko wigishijwe ko ubuzima bugomba kubaho ari nta kibazo kirimo. Iyo rero umuntu yumva ko Imana igomba kumukorera ibintu byose ashaka, ni nk'aho aba yumva ko nta kibazo ashobora guhandoringa. Mbese ni nko kuvuga nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Mbese ikintu cyose rero kije gisa nkaho gikomeye mu buzima, uyu muntu ntabasha kugihandoringa, ntabasha kukihanganira. Kuki? Kubera ko yumva ko Imana ibereho kumukorera ibyo ashaka byose. Nagiraga ngo nkwibutse ko icyo ari ikinyoma wizeye. Yego, icyo ni ikinyoma. Kuva isi yazamo icyaha, kuva Adamu na Eva bacumura bakava mu ngobyi ya Edeni, Imana ikababwira ko no gupfa bazapfa, ibyago byinjiye mu isi, icyaha cyinjira mu isi, urupfu rwinjira mu isi, ku buryo ntago Imana yigeze idusezeranya ahantu na hamwe mu byanditswe byera ko tuzabaho ubuzima budafite ibibazo. Icyakora yadusezeranyije ko izabana natwe, idusezeranya ko kubakunda Imana byose, ubwo ni ukuvuga ibibazo, ibyiza, ibintu byose bifatikanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ibyo byiza nabyo ntabwo ari ukubakemurira ibyo bibazo byose, oya, ahubwo ibyo byiza bishobora kubigisha kwihangana, kubakomeza mu rugendo rwo kwizera, n'ibindi n'ibindi. Hari ibyiza bitukura mu bibi bitubaho twebwe abakunda Imana. Ikinyoma cya kabiri abagore bizeye cyangwa se bizera, ni ikinyoma kivuga ngo nkeneye kwiga kwikunda. I need to learn to love myself. Icyo ngicyo cyo aho ngaho Satani hateye intebe kabisa. Kwikunda byabaye kwikunda, especially muri iki kinyejana cyacu, muri millennials na Gen Z. Ni ukuvuga ngo abantu batekereza ko batikunda mu buryo buhagije, abagore batekereza ko batikunda mu buryo buhagije, ku buryo bakeneye kwiga kwikunda. Ariko iki ni ikinyoma bavandimwe. Kuki ari ikinyoma? Kubera ko tubizi neza ko umuntu wa kamere, iyo tuvuze umuntu wa kamere tuba tuvuga wowe, tuba tuvuga umuntu wese muri karemano ke, umuntu wese mu buryo yaremwe, umuntu wese ukomoka kuri Adamu kuva icyaha cyinjira mu isi, umuntu wese arikunda cyane, ku buryo mu ijambo ry'Imana, Imana ibidusubiramo kenshi na kenshi idusaba gukunda abandi. Iyo Imana ibona ko umuntu afite manke cyangwa se adafite kwikunda guhagije, yari kuba yarabishyize mu byanditswe byera, ikamubwira iti remember to love yourself. Imana yacu ibintu byose dukeneye yabishyize mu ijambo ryayo. Ariko bavandimwe, Imana ibyo bintu ntiyabitubwiye. Kandi umuntu muri we yishyira imbere, ibintu byose byiza arabyifuriza. Ni nayo mpamvu uzasanga hari n'umuntu ibibazo bibana byinshi akiyahura. Ntabwo ari uko aba yiyanze, sometimes nuko aba yikunze cyane ku buryo yibaza ati
ni gute nshobora kubaho muri ibibazo bingana gutya? I don't deserve this. Ntabwo ibi bintu, ntabwo nkwiriye kuba naba mu bibazo. Ni urwo rwego umuntu yikundaho. Ibyanditswe byera rero bigenda bitubwira, Imana igenda itwibutsa mu ijambo ryayo muri Matayo 16:24. Murabizi Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Think about that. Umuntu nashaka gukurikira Kristo, yikunde, yitindeho, mbese yigire priority. Ntabwo ariko bivuga, biravuga ngo yiyange, yihare, ye kwirebaho ngo yibwire ko ari uw'igiciro cyinshi cyane. Ibyo bintu birakomeye bavandimwe, ibyo bintu birakomeye bagore bashaka kubaha Imana. Umuntu kugira ngo akurikira Imana bimusaba kwiyanga, bimusaba kutireba ubwe cyane. Ndetse no mu Befeso igice cya 5, Imana Paul yandikiye Abefeso avuga ku bagabo, ababwira ngo abagabo ngo bakunda abagore babo. Ababwira gute? Arababwira ngo nkuko bakunda imibiri yabo, kubera ko ibyanditswe birabizi ko already umuntu arikunda, umuntu akunda umubiri we. Cyangwa se Yesu ahabwira abantu akababwira ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Kubera icyo kintu mujye mucyumva, mujye nimuzajya musoma ijambo ry'Imana cyangwa se muryigishwa, mujye ukoreshaho ubwenge mo gakeya, ubitekerezeho. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ntabwo wumva ko muri iryo jambo already bigaragaza ko wowe wikunda? Nuko rero ibyo ngibyo wiyifuriza nibyo Imana igusaba kwifuriza abandi. Bavandimwe, icyo ni ikinyoma. Kwikunda ntabwo bishobora kuzana satisfaction cyangwa se kunyurwa kw'igihe kirekire. Kubera iki? Kubera ko nta rugero uzikundaho ngo wumve wikunze wirangije. Oya, ahubwo ikizana kunyurwa ni igihe umuntu atirebyeho ubwe, ahubwo akareba no ku bandi. Ari byo Yesu yajyaga avuga, akavuga ati njye ntabwo naje gukora ubushake bwanjye, ahubwo naje gukora ubushake bwa Data. Natwe rero dukwiye kutirebaho, kutikunda, kutaba self obsessed. Yes, iryo jambo nari buri Ikinyarwanda. Kuba abagore b'ubu turi self obsessed, turi we are so addicted to self. Turirebaho cyane tugakabya. Ego, ibyo rero bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ibyo ntibizana umunezero wuzuye, ibyo ngibyo ntibizana kwezwa mu muntu. Ikinyoma cya 3 abagore twizera nuko ni ikinyoma cy'uko ufite uburenganzira bwawe. Uburenganzira bwo kuba icyo ushaka, uburenganzira bwo gukora icyo ushaka nta nkurikizi, uburenganzira bwo kubaka urugo cyangwa ukabireka, uburenganzira bwo kubyara cyangwa kutabyara, uburenganzira bwo kurya icyo ushaka ugakora ibyo ushaka, uburenganzira bwo gukoresha umubiri wawe icyo ushaka, uburenganzira, mbese uburenganzira bwabaye uburenganzira. I think ko kimwe mu bintu by'akaga feminism yazanye ari gutuma abagore batakaza ikintu gikomeye bari bafite, bakaba obsessed cyangwa se bagatwarwa no kurwana kubera uburenganzira. Bavandimwe, uburenganzira, umuntu afite uburenganzira, ariko ibyanditswe byera bitubwira ko uburenganzira umuntu afite atari ubwo gukora ibyo kamere ye irarikira. Uburenganzira umuntu afite ntabwo ari ubwo gukora ibintu ibyo ari byose ashaka. Hari amagambo ari muri Bibiliya, muri Yona igice cya 4, agaragaza uburyo Yona nawe yari ari obsessed na right yiwe. Uburenganzira, Yona ngira ngo yumvaga afite uburenganzira bwo kwigisha aho ashaka, hadashaka kareka. Imana imutumye kujya kwigisha i Nineve, Yona arabyanga, yanga kujyayo. Murabizi iyo story, muzuko yabanje kunyura mu nyanja ashaka kujyaho Imana itamutumye, ifika mu mira. Aho agiriyeyo arabigisha, barihana, Imana irabababarira, ireka kurimbura uwo murwa. Yona
biramubabaza, ababazwa nuko Imana ibabariye abo bantu. Aragenda yicara ahantu, ngira ngo ari kuvuga ati reka ndebe ko Imana yahindura ibitekerezo byayo ikarimbura bano bantu. Imana ntiyabarimbura, ariko Imana igirirayo n'ubuntu. Ahantu yari ari imumereza uruyuzi, iravuga iti reka izuba rye kumwakira. Yona rero kuko yumvaga nyine afite uburenganzira kuri ako gacucu Imana imuhaye, Imana bukeye irakarimbura, kararibwa kavaho. Yona ararakara, asaza imigeri, nk'uko tujya tubigenza iyo bumwe mu burenganzira bwacu bukozweho. Asaza imigeri. Imana yambwiye ati se Yona, urakajwe nuko uru ruyuzi utateye ruvuyeho? Yona aravuga ati ndarakaye cyane, nanakwiyahura, njye nanakwiyica. Ndimo ndaparaphrasing obviously kubera ko ntari gusoma muri Bibiliya, ariko ndi kugerageza kuvuga iyo nkuru. Umuntu guhora ashaka uburenganzira bwe, umuntu guhora arwanirira uburenganzira bwe, nagira ngo mbabwire mwebwe abagore bashaka kubaha Imana ko ibyo bintu ari ikinyoma. Ni ikinyoma gute? Bijya gusa na bya bindi bya mbere. Ubundi igihe cyose umuntu yumva ko hari ibintu akwiriye, icyo twita entitlement, kubaho wumva ko wowe hari ibintu ukwiriye, hari ibintu bakugomba, ufite uburenganzira bw'uko umugabo wawe agufasha imirimo yo mu rugo, nuko rero niba atayigufashije ufite n'uburenganzira bwo gusenya urugo, ufite uburenganzira bwo kutuba ku rugo kubera ko bigoye, ni stress, biraruhije, ufite uburenganzira. Donc ibintu twafashe twise uburenganzira, ibyinshi ni excuse cyangwa se ni impamvu twishyiriyeho kugira ngo tutubahe Imana mu izina ry'uburenganzira. Ariko kandi twongere twibuke cya cyanditswe, umuntu nashaka gukurikira Kristo aharanira uburenganzira bwe, amenye kwiburanira, yivugire kubera ko bikwiriye, ye kwemera kurenganwa kubera ko akwiye gushyira ijwi hejuru. Ntabwo ari iki byanditswe byera bivuga. Ibyanditswe byera bivuga ko umuntu akwiriye kwiyanga. Hari nigeze kumva Elizabeth Elliot ari ku podcast ari kuvuga kuri icyo kintu, avuga ko iryo jambo hari translations zirisobanura ngo akwiye ngo to give up right, to give up her rights. Akwiye kureka ibyo yita uburenganzira bwe agakurikira umwami. So icyo ni ikinyoma kindi abagore bizeye, kumva ko ibintu byose mfite uburenganzira bwanjye. Mbese nta kintu, mu magambo y'abantu bubu baravuga ngo nta kintu wazumbwira kubera ko mfite uburenganzira bwanjye. Icyo ni ikinyoma, ibyo ntibihuye no kubaha Imana. Ikindi kinyoma abagore bizeye muri iki gihe ndetse bizera nuko ubwiza bw'inyuma buruta ubwiza bw'imbere. Nkuko Eva yari ameze, turabizi. Reka hano hantu twasome muri mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 6, baba bavuga ku buryo inzoka yoshya Eva. Haravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Ikintu nashakaga kuvugamo hano ni uku kuntu yabonye yuko igiti icyambere gifite ibyo kurya byiza, ariko ikindi ko ari cyo igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu icyiza n'ikibi. Kuki isomye hano hantu nuko Eva nawe yohejwe n'uburyo yabonagamo igiti inyuma. Ukuntu nyine Satani akimwereka, inzoka ikimwereka, yatangiye kukiravuga ati oh wow, ese burya iki giti ni cyiza kuri uru rwego. Ntabwo ntekereza ko ari ubwa mbere icyo giti Eva yari akibonye, ariko Satani yakoresheje uburyo nyine areba the outside beauty y'icyo kintu, akabona ko koko ari cyo kwifuzwa, ari iki gikundiro. So natwe rero muri kino gihe iki kinyoma
ni ikinyoma kiri very rampant kandi gitangira kuva umuntu akiri muto cyane. Iki kinyoma abagore tukibeshywa kuva tukiri bato cyane, tubeshywa ko ubwiza bw'inyuma buruta ubwiza bw'imbere. Iki ni ikinyoma. Kuki ari ikinyoma? Kubera ko ubu bwiza bw'inyuma turabizi neza ko bushira. Uko umuntu yari ameze, uko wari umeze ufite imyaka 20, ntabwo ari uko umeze ufite 30. Uko umeze ufite 30 ntabwo ari ko uzaba umeze nugeza 50 niba uzayigeza, niba uzaba ukiriho. Ubwo aho ngaho dushyizemo ko ushobora no gupfa. Therefore ubwiza bwawe bw'inyuma bukaba butakibukwa ndetse butakigaragara kuko udahari. Niyo mpamvu rero ubwiza bw'inyuma icya mbere n'ubw'igihe gito, icya kabiri burashukana nk'uko ibyanditswe byera bivuga mu migani 31:30 ko charm is deceptive, cyangwa se ubwiza burashukana ndetse uburanga ni ubusa. Niko uyu murongo tuwusome. Haravuga ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Amen. Umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Ubwiza bw'inyuma na Petero abitubwiraho. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 3 avuga ko umurimbo wacu, ubwiza bwacu, focus yacu, attention yacu idakwiriye kuba ku bwiza bw'inyuma gusa bwo kuboha imisatsi no kwirimbisha no kugaragara neza, ko ahubwo umurimbo wacu, ubwiza bwacu bukwiye kuba the inner beauty, umurimbo ubishwe mu mutima, umurimbo utangirika, umurimbo udasaza, ku buryo umuntu wacu w'inyuma azajya asaza. Obviously umuntu w'inyuma arasaza, ariko umuntu w'imbere akarushaho kuba mushya biturutse mu gukunda Imana, biturutse mu kugenda dusa nk'uko Kristo asa. Ubwiza bw'inyuma burashukana, ariko ubwiza bw'imbere nibwo bukwiye guhabwa attention kurushaho. Abagore rero bizeye ikinyoma cy'uko ubwiza bw'inyuma buri significant kuri expense y'uko biteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo bagaragare neza inyuma, kuri expense y'uko umuntu asigaye abaho abeshejweho ashaka kugira ngo intego y'ubuzima bwe ari ukwibaza ati ni iki nakora kugira ngo ngaragarire neza abantu, donc to be self-obsessed with outside beauty, ku buryo usanga ubuzima bwawe ariho buzingiye. Ni nkako navuga ubwo buhaje products zituma abagore badasaza. Ijambo ry'Imana rivuga ko imvi ari icyubahiro cy'abasaza. Iyo umuntu afite imvi ku mutwe ni ikimenyetso cy'uko Imana yamuhaye kurama, ni icyubahiro cyiwe. Ndetse hari n'ahandi byanditswe bigenda bigaragaza ko umusaza cyangwa se umukecuru ku bw'icyo gihe amaze hari icyubahiro akwiriye, hari ubunararibonye afite, hari ubwenge abantu bamukuraho, ariko isi ihagurukiye kubirwanya. Mbese nta gusaza ukwiye kuhora ugaragara nkaho ukiri muto. Niba warabyaye ukwiye kuba obsessed nko kugira ngo urukinge nkaho utabyaye. Mbese abantu bahangayikishijwe, abagore duhangayikishijwe cyane n'ubwiza bw'inyuma mu buryo butuma ducumura ku Mana. Ntago icyo ndi kuvuga ari uko ubwiza bw'inyuma ari bibi kubwitaho. Obviously umugore nyine Imana n'igihe Imana yaremye Eva, Adamu yaramubonye abona ko ari mwiza, aramushima. Imana ntago irwanya ubwiza, Imana ntago irwanya ko abagore bakwiye gusa neza. Oya, ntago ari cyo ndi kugerageza kuvuga. Ndetse n'umugore utitaye ku mubiri we, utiyitayeho, abakojeje isoni n'umugabo we, abateye n'isoni. Of course ndi kuvuga umugore, ariko ubwo n'umukobwa, ninzajya mvuga abagore n'abakobwa mujye mwiyumvamo. Ariko icyo Imana irwanya, icyo turi kwiga uyu munsi, nuko aho dukwiye gushyira umutima wacu, icyo dukwiye gushyiraho imbaraga cyane, ntago ari uko tugaragara inyuma. Kubera iki? Kubera ko uko tugaragara inyuma birashira, uko tugaragara inyuma birahinduka, uko tugaragara inyuma ni iby'igihe gito, ariko ahubwo ni umuntu wacu w'imbere. Umuntu wacu w'imbere niwe muntu utabona, niwe muntu utangirika.
So ibyo ni bimwe mu binyoma abagore bizera. Icyo nifuza ni uko impamvu ibi bintu mbitindaho, impamvu mbivuga, impamvu nifuza ko tubyiga, ni uko umuntu uko uyu munsi ubayeho ni ingaruka z'ibintu wizera. Nta kintu na kimwe mu buzima bwawe ukora kitaterwa n'uko wizera ibintu. Yes, niba wizera ko donc muri make uri umusaruro cyangwa se uri ingaruka z'ibyo wizera. Niyo mpamvu dukwiye kujya aho kuri foundation y'ibyo twizera, tukareba tukavuga tuti mbese ibyo twizera bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yes, kubera ko niba twizera ibinyoma, natwe tuzaba tumeze nk'umukurambere wacu Eva. Aho bizatuyobora ni mu rupfu, ni mu mubabaro, ntago ari mu kubaka, ni mu gusenya, ni mu kwikurura imibabaro myinshi. Aho abantu bizereye ibi binyoma bizera, ntago ari bwo abagore babonye umunezero mwinshi, ntago ubu abagore b'ubu ngubu ari bo bishimye, ari bo bari free cyane, nubwo ushaka kubitekereza gutyo, kuruta abagore bo mu gihe cyashize basaga nk'aho batazi uburenganzira bwabo bwinshi. Oya, ntago depression ari bwo yari nyinshi icyo gihe, ntago kwiyahura ari bwo byari byinshi icyo gihe, ntago gusenya ingo ari bwo byari byinshi icyo gihe, ntago single moms birerera abana batwara inda, abana wenda batwara inda bakiri mu rugo bakiri bato ari bwo bari benshi. Oya, so bisa nkaho gradually tugenda twizera ibinyoma, ikinyoma ku kindi. Bimwe by the way, bimwe mu binyoma twizera tubyigira no mu nsengero zacu, aho usanga bamwe mu biyita abakozi b'Imana, aho kugira ngo confronting icyaha, aho kugira ngo bigishe abantu ko Imana ibabwira, bashaka gusigiriza ibinyoma, kubagira beza. Niba ubabaye rwose you have the right to be sad, tufite uburenganzira bwo kurakara rwose kubera ko wahemukiwe, inshuti yawe yakubabaje. Oya, nta burenganzira umuntu afite bwo gukora icyaha, nta burenganzira umuntu afite bwo gucumura ku Mana. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo ibi binyoma tugende detoxifying, tugende tunywa umuti w'ukuri udukuramo ibinyoma twari twaramize. So murakoze cyane kudukurikira. Nizeye ko tuzakomeza kwigana, kandi ibi bintu impamvu mbivuga, icyifuzo cyanjye icyo nsaba Imana ntabwo ari uko tubona information, tubona amakuru juste kugira ngo wenda tuyadiscussingeho cyangwa se duse nkaho hari akantu gashyashya twize twongeye ubumenye ku bundi. Oya, ahubwo ni ukugira ngo ibintu tuzajya tubyumva tujye twisuzuma, twibaze tuti mbese aho sinaba naremereye umushukanyi se w'ibinyoma, muramuzi ni Satani, sinaba naremereye se w'ibinyoma, kumbi bamo ikinyoma nanjye nkakivomerera kikagenda cyera. Nkaba noneho mbayeho mu buzima, nkaba mbayeho muri bondage kubera ibinyoma nagiye nize. Tuba abakora iby'iryo jambo atari ugupfa kubyumva gusa twishuka nk'uko Yakobo yabyanditse mu gice cya mbere, ahubwo tugende dusimbuza ibinyoma twafashe, tubisimbuze ukuri twamenye ko mu ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo tuzagira umudendezo wuzuye. Murakoze cyane, mbifurije amahoro y'Imana. Turi kumwe, nakagaruka.